umwe muri bo yitangiriza ke kantu ku ruhande k'agafilime umwe muri abo bajya mu babiri ndamufasha ndagapushinga icyo gihe nari ndi mu bihe byiza ndi gukora kanajyaga ko muri campus ni kariya cyangwa na filime bita Marine. Marine iriya ya Marine abantu bakunze nyirayo nawe twarakoranaga bamwita Gibson nakundaga no kumuvuga cyane kuri kamera. Uwo Gibson aza kuvuga ati mane njya agafilime kanje kakunze share yanjye hahita wa mutipe wundi wari urimo azana undi muntu w'umushuti we bajyamo agura iyo share. Sasa rero uwo mujyama kimara kugera nimba ari umunyamategeko nimba ari ibiki batangiye kwiga ko ngiye mbyuka nka Buganda ajya gufata inkuru Rusizi nje kureba Fabrice Nyamasheke ndagiye hirya no hino nje gushaka impano ndi kwiruka abandi bo babicaraga bari kuvuga Gakire tugomba kumukura muri system urugendo tukarusigara. Nibaza nk'ubu ngewe naguye hasi business yanjye yagiye hasi cyane nta investment mfite biri kunsaba kubyutswa n'ubushobozi ntabwo mfite. Urambwira ati from zero to hero gute umuntu ashobora kuva aho hasi yaguye nta gishoro. Urakoze cyane. Ufite iki ngo mpereho abantu bose bateye imbere muri biriya dufite ingero nyinshi cyane aho Elia yagiye ageze ahantu asanga umukecuru usigaje ifunguro rimwe gusa ry'ubugari agafuka ubugari n'utuvuta ngo agiye kubisonga babirye n'umwana we nibarangiza bipfire ati nzanira hano arabizana Imana ihera aho ngaho irabizamura biba byinshi. Nibyo rero reka umukire tumureke ubwo yikomereze n'izindi gahunda ariko hagati aho ngo Imana ishimwe ko waba uri muri batanu kuko uvuga uti mfite business ariko yatuwe hasi iturwa hasi n'abaki nicyo ntabashije kumenya n'abagenzi be nabo bakorana abagenzi bawe mwakoranaga. So igiti kirimo imbuto nziza nicyo abana birwa bahanuramo za mbuto nicyo birirwamo. Bariya bakugushije hasi ni abana bari mu giti bishakira imbuto ariko za mbuto barazijyana igiti kikagira gute kigasigara. Reka nkwibutsa kandi indi skandal ikomeye yabaye nari nanayibagiwe kuyivuga menya rero n'ubwo bwa mbere ngiye kwivuga mu itangazamakuru najyanye social mura na pifra ahantu biti Rusizi mu Bugarama mbasigayo nigarukira Kigali twarwanye mu majati na social inshuro 7 utanajyana inshuro imwe twarakubitanaga nyine none yari yambaye timba pifra yicaye ku ruhande ari kurira yari yambaye timba icyo gihe social social akanshoti imigeri nanjye nkaba mushoso undi abantu bakitambikamo hagati muri icana bakadukiza. Kasi episode niko nitwareka nizere ko umeze neza cyane ukuri kibiganiro bya Max TV wherever you are twizere ko umeze neza nimba utameze neza reka nkwifurize kwihangana no gukomera. Nshimire buri muntu wese wahisemo gukunda no gukurikira ibiganiro byacu kebuka no kubisangiza abandi mu gihe bimugezeho. Twici hano mu busitani bwo kuri Saint-Paul urahabona ahantu heza ndahagutuye nawe ushaka kuhagera uzaze unanadusure ni karibu urebe ukuntu ameze neza nurangiza wategura ubukwe cyangwa se warangire n'abandi baze kubategura ubukwe. Hari ibyumba byiza by'inama hari ahantu heza ho kuruhukira hari restaurant nziza ahantu ho gusomera akantu heza ibintu byose nyine biba bihari hameze neza. Ni hano uzamuka ugana mu mujyi rwose n'ahantu hasa neza cyane. Nongeye kuganirira na Mr. Samu Gakire yambaye timba ebana nini koko nina OG ya indi bahanaguza citro ina indimu ya indi bahanaguza indimu kwera ukuntu ari OG kabisa. Ikirumeze neza ndagushimiye cyane Pizo nishimiye kukwakira uyu munsi ebana najyaga mu minsi ishize navuze ati ndi mu bantu batinyaga gukora interview none namaze kubimenyera ebana meze neza ndashima Imana ngashimira n'abakunzi ba Max TV bose abantu bari kureba ikiganiro ko munyakiriye mu muryango. Yego bakwakire banakwakire neza. Nsabe buri muntu wese ukunda Max TV nta kintu byaba bitwaye kwita
ureba nimba warakoze subscribe warangiza ukatujya no kuri Urugendo Online TV ugakanda subscribe ukanasangiza ibiganiro bya uri buhasange ukabisangiza abantu usangiza bya Max TV kugira ngo bose nyine baryoherwa. Hari umuntu ukunda ibiganiro dukora kuri Max TV byo kuzana abantu runaka babaje kuba sesengura ibintu runaka aba bagiye gusobanura ibyo baba baravuzweho ibyamamare bitandukanye, ariko hari n'abandi baba bakeneye inkuru zivuganira abantu, inkuru zigarura abantu mu buzima busanzwe, inkuru z'abantu bashaka kugaragaza impano zabo. Izo zo muranazisanga ku buryo budasanzwe ni ku Rugendo Online TV. Mujyeyo mukore subscribe nimurangiza musangize ibiganiro bya Gakire, hanyuma baha ikiganiro kiryoshye ariko mwamaze no gusangiza ibiganiro bye abandi bantu batandukanye. Gakire ni abantu barakubonye ku Rugendo, baragukunda, bakunda ibiganiro byawe, bagiye bakubona no mu interview, ariko ntabwo abantu bakuzi. Urumva iyo abantu bumvise ngo umuntu yaragambaniwe bahita bibaza yagambaniwe nkandese ninde ko kubera icyo we bagambaniye. Reka abantu babanze bakumenye. Gakire ni ubi Kigali uyu munsi yageze Kigali gute? Reka tubwire abantu profile yawe. Kumwe ujye ubwira abantu nyine ngo bifuga ukumva ari icyo batavuze, wowe uyu munsi ugiye kukivuga. Yego shazwa ari ubwa mbere hano hose nanyuze nibwo bwa mbere ngiye kwivuga. Gakire ni umusore ukiri ingaragu, wavukiye mu karere ka Nyamasheke ahantu bita Ishangi. N'umuhungu w'Ishangi. Abantu bari kureba Max TV bari Ishangi ndabasuje cyane. Niho navukiye, niho nize primaire, nkomereza secondaire ahantu bita Nyamasheke n'undi muri Saint Joseph, superieur njya mu karere ka Rusizi, kaminuza niga muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi, ubundi umwarimu. Kanongeraho nako kantu ubwo CV ndayivuze ndayirangije. Gakire burya mubona wirirwa wiruka mu misozi, urumva burya abitsa akapapuro kanditse kamwemerera kwigisha abantu. Man usko nakoresheje nigishije ni stage hano EPA Saint Michel hari hafi na Meteo. Abana nakoresheje stage ari ntamuga ngo teacher Samu. Mbere najyaga ngira ko complex babinyise nkavuga ariko ubu ngubu mba ndi proud yabyo. Naje gusanga nsaga umwarimu ni umuntu ukomeye cyane w'agaciro. Rero ndi mwarimu. Kubera iki utayobotse inzira y'ubwarimu ugahitamo inzira yo kudushakira abantu nka ba Fabrice, ba Vestine na Dorcas, ba wa mukobwa urimba nka Marina? Abo bose barabizi yuko ari wowe wabazanye ukabe expose ukabereka abanyarwanda kugira ngo nabandi babafashe. Kubera iki wahisemo kwista winyura ino nzira? Byaje bite? Itangazamakuru nararikundaga. Nsinda ndangiza secondaire ndumva ari naryo nari natoye. Ariko ubusanzwe ugira isoni sibyo? Oya ngira isoni cyangwa nuko ntari kureba abantu gutya. Ndebwa kamera niyo mpamvu. Ubuzi impamvu abantu tuzi nyuma ya kamera. Ubu nawe ejo ninguhamagara ndi kuguhostinga abantu zavuga pizo kari kureba. Ariko mbo itangazamakuru narikundaga. Natangiye kurikora nkiri kwiga muri kaminuza. Nibwo naryinjiyemo itangazamakuru ryandika, ntangira gukora kwandika, ntangira kubikunda, mba no mu bintu bya entertainment cyane kuko natangiye kujyana abahanzi ahantu kuririmba mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu kera. Kundibuka kuniga muri secondaire kera za 2010 najyanaga baririje hano nigaga banasoni abana bagikorera amafaranga make, namukubita nka Kenze nkamukura Kigali nkamujyana i Rusizi. Ibyo bintu nakomeje no kubikora style n'ubu ndabikora no kuko Covid yabyitambitsemo. Hirya y'ibyo ngibyo njyana umuntu yakeneye umuhanzi uwo ari we wese. Ubu mfite imikoranire n'abahanzi nuko nari nameze nk'umuntu ubiretse mu gihe natangiye kwinjira mu bintu bya YouTube, ariko mfite ukuntu nkorana n'abahanzi abanze ngo nimba event runaka, nimba karere runaka, nimba ahantu runaka bakeneye umuhanzi barambwira dushaka umuhanzi runaka. Mfite benshi twagiye dukorana kandi ibintu bikagenda neza cyane. Rero nuko nakomeje mu kariyeri kurangiza kwiga education. Narangije kuyiga naramaze gukunda itangazamakuru, ariko itangazamakuru nendi gukora ryari ritari ryampa umusaruro. Nkajya ngira ubwoba bwo kuvuga ati menya ari ukubera ko ndi gukora nabyize. Noneho abana twiganye barangije batangira kudepoza, batangira kubona akazi. Abana bagatangira kumbwira ati mwarimu sakwiri no kutugira neza burya. Ndavuga ntehe
ntangira ahubwo nanjye kumva ko nakigisha. wari waratangiye kwigisha cyangwa wari utarabitangira? Byanjemo ariko nkumva nshaka ikigo cyo hafi. Iki kigo uri kubonaho inyuma hano nari nahaje nahabonye akazi nyuma ya Semporo ngiye kwigisha icyongereza n'igiswahili hano. Iyi ni joke muri joke hano yari ngiye kuza kuhigisha. Sinzi akaritije kaje mungu banyohereza he bari mu murenge wa Kigali ruguririya. Nari ngikunze umujyi rero nk'umuntu wavukiye Nyamasheke nabaga ntibanzubije mu cyaro wanga kujya kwigisha. Ariko urumva nari nkiri umurongo ukuguru kumwe kuri mu itangazamakuru ukundi kuri kujya muri nani ndacyari gutinya. Ariko ndavuga ngo reka mese kamwe ngomwe mu itangazamakuru ndikunde ndikore wenda rishobora kuzabyara umusaruro. Nagumyemo rero ngenda mbona ubuzima buri kugenda buzana wenda no kubona opportunity natekereza ko bimpa n'umwanya wo gukora ibyo bintu byanjye by'ubudira nakoraga. Navuga nibyo rero byose ninjya kwigisha ebana nta mwanya nzajya mbona kuko banajyana umuhanzi hano kuririmba kandi narabikundaga. Ndavuga reka ibi bintu mbigumeho gutya. None urumva nakoraga ibintu byinshi icyo gihe ku bantu bari muri industry ubwo barabizi nyine babimenyereye. N'umuntu wakoreraga ibintu byinshi wasangaga Urban Boys twarakoranyeho cyane umuntu bitambo Jizo iyo mvuze ngo nakoranye na Urban Boys ni nkari yambo Jizo ko niwe twahuraga kambira ugiye gukora ibi bajyaga gusora indirimbo bakampamagara kambira ugiye gutwika umujyi. Yani icyo gihe natwikaga umujyi kwa indirimbo yasohokaga YouTube zari zitari zaza ahantu hose tuyumve birasaba iki nkababwira ibisabwa bakabikora ubundi ngatwika umujyi nyine. Club zose ubwo zitwikana ari nzizi njyana y'indirimbo nzi cyo bisaba kugira ngo bayikine byibuza nimba cyari igiki DJ nuko umubwira ati indirimbo uraza guyikina uri kunywa iki ukamusigira ako kantu. Urabizi wabaye mu itangazamakuru nyine rimwe na rimwe hari igihe wajyanaga indirimbo kuri radio bakakubwira ngo indirimbo ukazayitegereza ukayibura kuri radio ariko wahajya nyine wanyuze muri systeme nziza indirimbo yawe ukajyibona. Ibyo byose rero nari maze kubimenya kuko ebana umujyi nawuje mu mfite inyota entertainment n'ibiki yo kwinjira mbikunze. Ariko nabikoze natangiye kubikora nta n'ikintu mbikuramo ari ukwishimisha just byari ukwishimisha kuko nk'ibyo bintu by'abahanze nkubwiye njyewe umuntu natangiye kujyana bwa mbere abo ngabo najyanaga muri secondaire kwa ya hit ya secondaire aranigeze njyana Riderman yagiye mbwira umuboss ati ariko buruzi ko ntanaziranye na Riderman uzi ko Riderman ari inshuti yanjye we siko namukuze nakaririmba hano turumvikana amafaranga n'icyo byose birarangira njya gushaka Riderman ku ma studio ndamuhiga nta nimero nkajya muhiga ku ma studio yose Riderman nzamubwira nti ngiye ngufitiye ikiraka ndavuga nti ngiye mba nziranye n'abakire mwana agera ku mazi ngiye mba nziranye n'abakire nyamara nzajya nguheshibira ko ujye umfata neza kumvikana amafaranga birarangira mujyana yafata avance araza ararimba ku munsi wo kuririmba aratatampaye n'igiceri nyirakabara kavuga tura muhungu se ko yambwiye ko ari inshuti na Riderman ubwo yamuhembye birarangira aracuruza amatike ye abika amafaranga ye nka saa 7 z'ijoro binsaba ko ndi buve Nyabugogo n'amaguru nta mafaranga mfite ndi bujye Kagugu ariko ndi gutaha n'amaguru ngeze nko kukina ndaro bateguye igitaramo nge nagiteguye ngerenze nko kukinamba nkavuga ko ibi bintu ariko natekereza ko nyine kumva ko ibintu nateguye byarangiye kandi bikaba successful mane nkumva ndishimye. Ibyo nabikoze inshuro nyinshi cyane na Urban Boys haro nabajyanaga rwose bo wenda simvuge ngo bari kuba babura kumpatike ahubwo bavaga kuri stage bose burira mu modoka ya buru gashiduka ndi hanze ndi njyenyine nabwo bigasaba ko mane harani bigeze bansiga mbona tina mpigihumbi tina ravuga ngo mane ngo fata iki gihumbi yari yazizemo akantu ngo kibike kure hano bariba mane wajyana Imana yari mukoresheje nta nubwo arakimpaye ngo ntege yarambwiye ngo ufata iki gihumbi inoti igihumbi ishaje ntago nzabyibagirwa tino atanga inote zishaje ariko iyo note yaramfashije nari narushye nabafashe gutegura ibintu byabo indirimbo yabo bari kumurika yari yiherekanye ibuke indirimbo bakoranye n'itsinda rya Good Life Pete Kidori
Ati ni ibintu byo gutanga shayi note zishaje byawe shawe ni ibya kera najyaga ngira ngo nibyo. Umusaza ati no yampaye iyi note y'igihumbi ishaje ariko nyiha umumotari mbona arayemeye. Ari ryari si cyo. Ari nka 2017 gutyo 2016. Izo ni imvune zose nagengera ariko zo gukunda ibintu nta income irimo nta mafaranga arimo. Ushorere ku kintu kiza cyane cyo byo gukunda ibintu nta inka. Reka nkwibutsa kandi indi skandal ikomeye yabaye nari nanayibagiwe kuyivuga. Menya rero n'ubwo bwa mbere ngiye kwivuga mu itangazamakuru. Najyanye social mura na pifra ahantu biti Rusizi mu Bugarama mbasigayo nigarukira i Kigali. Ibyo bintu wenda ubyumvisha arasetsa ariko birababaje. Ariko nabasizeyo nta mpamvu nimwe ibinteye. Ni mu gihe cya kera noneho bona nubwo byayo ndi by'abastari byo kuvuga ngo duhe imodoka mva narajyanye Nyabugogo twinjira mu modoka bari bazi ko ndi umwana w'umutigisi baravuga ati uyu mwana anatujyanye turabona amafaranga. Icyo gihe ibiraka byayo byaranabuze. Turi inshuti nabo cyane mbagezayo turishyuza ninjye nari kwishyuriza. Twishyuje amafaranga umudamu nyiraharaza abantu baramuzi nzi ko na Alex Muyoboke yigeze kujyana Sharina Nina na Fariaz arabambura. Akunda kwambura abantu cyane. Wese azafata abantu banje bose bishyuje amafaranga barabika. Aravuga ngo twangije ibintu bye ngo akajya facture akambwira ngo urampa nk'ibihumbi nka 500 kandi hinjiye nka turubasa wenda ari yahari. Icyo gihe baramfunga. Ndwana na social yaraje maze kuririmba amafaranga ndabigara ibyabaye buritse tudiringe kwihangana biranga turarwana. Twarwanye mu majati na social inshuro 7 utanagera ni inshuro imwe. Man ibintu birababaje binyubikije ibihe bya kera. Wenda ntaga abantu bari babizi hari abantu benshi batari babizi. Warwanye na social inshuro 7. Babagiza ninde wari wendaga kwicundiza. Twarakubitanaga nyine. None yari yambaye Pifurarize. None yari yambaye timba. Pifura yicaye ku ruhande ari kurira. Pifura yari kuvuga ngo nje wampaye itike nkitahira. Pifura ari kurira cyane bana yashushu bameze gutya. Ari ku ruhande amarira yaje nkabura uko mbigenza nta muntu umwe ari kubwira mane ni PV show ndumwe. Show igomba gukora abantu nka 5. Ndi kwishyuza ndi gucoordinating abantu ndi kugira ntirumva. Icyo gihe nari nasobanukirwa ibintu byinshi cyane. Ndi kumva ngo show nyine no kujyana mu hari akaririmba ukishyuza ugacyura amafaranga yawe. Yari yambaye timba icyo gihe social. Social. Akanshoti migeri. Nanjye nkaba mushoso undi abantu bakitambikamo hagati muricana bakadukiza. Birangira wirutse. Icyo gihe yari afite umushinya nanjye mfite undi. Urumva nagiyemo hariya ntagetinze. Hari abantu nabonye abantu buzuye ndavuga nti ndasubira i Kigali mpitangura ikibanza. Ndi kumva ndavuga nti umugisha wanjye uri muri ibi bintu tu ubi nazi icyo bihatse. Ajemo igipfunsi uravuga ati twararwanye abantu baradukiza haza abasirikare. Nyira ako kabari umugore we umugabo we n'umusirikare. Uwo mudamu umugabo we n'umusirikare. Hataza ariko ntago ari umugabo waje abashuti be. Mva haraje umukoloneli. Baradufata baratwicaza hasi turabisobanura aravuga ati mugende umwe mubabitse noneho kugira ngo turaza mu gitondo tubikemura mu kudufunga rero sasa umvese yasa nakoresheje kugira ngo ntaba inshuti zanjye ahantu ari nge nabajyanye bamfashe iranga muntu ibi byangombwa byanjye byose babifashe noneho umuzamu social bamufungira muke kumba nanjye ni muke kumba ariko ni nk'utubingaro bari batufite n'umuzamu ndabiga rero ngewe reka ngiye gufata amafaranga hano twaraye nze nkiriya ringa ibintu hano ari taxi voiture yari kudutwara itari yanjye nawe nakodesheje nambwira nti iri modoka ntago uri kuyireba ndayisiga agaciro kino modoka urakaze wowe urabona ndi busiga imodoka nkirukanka ngiye yanjye ati ndavuga ni wowe reka ngiye ninjye gufata amafaranga nze nkiriya ringa ibintu kuko n'ubundi kungumisha hano ntacyo biri bukemure ati ngaho genda ariko uhitugaruka nuko nagiye ngiye uhita wiyizira Kigali bita mfata taxi voiture iva mu Bugarama yanjye ngenyine icyo gihe nari mfite 70 nishyuje muyo bishyuje ari mu mufuka bita mfata taxi voiture Kamembe mu mujyi ninjira mu modoka ariko ndi kubona umupolisi cyangwa imodoka ya polisi nkavuga nti barangaruye mbona ndaje ndenze Nyungwe ndavuga nawe
kangera i Kigali ibindi bintu social rero naje kumuhamagara urumva nta kosa yari afite baramufunguye ahubwo basigara banshaka ngo nkemure ibibazo mbo mwohereza 30,000 ndavuga ari mutege muzamuka ariko kubera umujinya nibyo cyuganya nike message ndende ndashaka gusubira mu eremwe ibintu duhurire mu isoko duhurire mu rusengero nzagukomagura nanye ndavuga ntuzankomagure dukomagurane hari amagi mpetse byaje kurangira mwiyunze social cyane ubare no mubanze b'inshuti zanjye nyuma y'ibyo bihebe twagiranye nyine gushyamirana ariko umve ngo najyaga Nyamirambo ndi kugenda ndeba gutya nta social nta pifura mbona rimwe pifura asanga mpagararanye na Pastor P ibana ndavuga nti urwanjye ngo ariko bura pifura ni umwana mwiza uzi ko yambwiye yanjyanye ku ruhande arambwira ngo manje njyewe ndi umuntu mukuru we yipashe muremure uzajya ubona amafaranga ugenda unyishyura gake ufite angahe hano none ndavuga ntayo ndavuga nti nzakureba ariko ubwo pifura we yaranyumvishe social twakomeje dushyamirana mbona ikiraka Rusizi cy'akarere ka Rusizi cyo kujya kuririmba ku munsi w'abagore bantu masharina nina kuntu masharina nina icyo gihe turana confirm amafaranga baravuga na Rwanda izatanga amatike yari umunsi ukomeye w'abagore b'Rusizi urabizi hariya ni mu mafaranga baravuga tuzabategera indege bari abakobwa turabakunda ndavuga nishana vuye cyangugu kugikamyo none ngiye gusubirayo n'indege ibintu ndavuga ni ibintu birimo ibintu nyine urumva byanjye ntangiye kubona ibintu bigiye kuba neza hazamwe akantu kakabihurutura bahita babona ikiraka mu Bubirigi abantu barabyibuka bagiye kuririmbamo mu bube cyarampamagara ngatisha ntabwo twabura kujya kuririmba mu Bubirigi ngo tugire Rusizi tugura shaka undi bamumagaye vice mayor waho arambwiye ati turazana nde wundi tireba wa mwana waririmbye abanyakigali mpita mvuga nti ndapfuye none wonge na social nibazo dufitanye ni byinshi finally byaje kurangira ikiraka n'ubundi social tujyanyeyo i Rusizi ariko nabyibuka twari tutari twiyunga kuko mbere yaho nigeze bamuntuma n'ubundi Rusizi baramukunda social bamuntumye bona Dani Vumbi nyura kuri Dani Vumbi ngira n'amahirwe Dani Vumbi ngo ari indirimbo yari yaramwandikiye muri ziriya ku ndunduro gutyo arambwira ati social turi gukora nawe humura ansha amafaranga turayumvikana ariko ambwira kazizanira social mu kugenda rero twari bujyane mu modoka imwe mpageze ubwo n'imbere y'ibyo by'akarere ho gato ni kuvuga ukuntu twari tugishyamiranye mpageze ninjiye mu modoka Dani Vumbi yabwiye social hari umusore w'umunyamakuru tugiye kujyana atazarinde mpageze social abona ninjye yewe arahinduka manager wite wahitaza twicara hagati umutarwana nanone oya nago byo kurwana mbise ariko yaraje yicaramo hagati baraceceka Dani Vumbi rabizi n'umuntu ugira urwenya ahita aririmba ngo bisaba kwijijisha cyangwa se kwirengagiza ariko nyine mpita numva message nawe nti ninjye ubutumwa ninjye bureba niwe munyeneye ariko mani nje nkunda kuvuga ibaze navuye i Kigali ngeri cyangugu ntavuze batera story nkavuga ari ntanga commentaire ndahita ndwana nazo okay impamvu rone nazanye ibintu kwari kugira ngo mu by'ukuri abantu baze kumva impamvu yagambane bataza kugira ngo ni izina ryoroshye muri showbiz nyarwanda ni izina ritoroshye ni izina ryabaye ryahirimbanye ni izina ryatanze ibyishimo ku banyarwanda batandukanye ariko bikaza kurangira mu marira nahoze ndeba titre bagiye bandika bavuga ati Gakire mu marira Gakire mu marira titre abantu bo kuri YouTube twari ari nigenda ari kiganiro nabonye nakoreye ihentu bandavuga ibintu nabivuze mu kiganiro noneho mbonye n'agafoto meze navuga ko ntigeze ndira ndavuga sha rero ntabwo tujya tubeshya twebwe ibyo dukora tumaximiza content abantu tukababwira nyine ibyo umuntu yavuze bikaba ari byo bimugeraho ko wakoze ibyo bintu byose ukagera ku rugendo waciye mu bitangazamakuru bitandukanye aho wanditse aho wagiye kuri radio na televiziyo kugeza uje kuri YouTube akagambane kawe wagiye uvuga mu biganiro bitandukanye ariko bisa nkaho utaramenya neza wakugambane n'uwabigize mu ruhare byaje kurangira umenye ko ari ndo watekereje kugukura ku mugati urumva pizo nyine ntabwo ibintu bya YouTube ntabwo wagambanirwa n'umuhinzi ntiwatagambanirwa n'umuntu umushoferi witwarira imodoka ahubwo akagambane gakorwa n'abantu babizi abasobanukiwe ngo YouTube ni iki ese umuntu ashobora wenda kungukira hari gushyira ibyo bintu abizi nyine akira amavideo kuri YouTube bishobora kugira igihe wenda akabona income ibyo bikorwa n'ababizi rero iby'akagambane abangambaniye n'abantu twari twaratangiranye gukorana
natangiye urugendo TV mu bihe bigoranye bisaba ko nkenera ndi maboko y'abandi bantu bamfasha avuga ati ndarutangiye nta kamera uyarayifite nta mashine uyarayifite dutangira turi batatu bigenda neza dukora neza urugendo rutangira kutwereka ko imbere ari heza byegeye imbere gato hatangira kuzanga amakimbirane yaterwa nuko urabizi cyane ko bisaba gushora content rimwe nimwe kuzigeraho bigasaba gushora bigasaba ko umuntu none ngi biganiro nakoraga wabibonaga ko ari ugutega nkajya hirya nkajya guvumbura za mpano n'ibiki gushora birabura kugura ibikoresho birabura nta bikoresho dufite turi gukoresha kamera nimba turi gukoresha kamera ni umuntu urimo ufite share ntago kamera ye yayigeneye kugomba kugikora ibiganiro ibonye ikiraka cyo kujya gufata ubukwe ntidukoze uwo munsi wenda nari mfite content breaking news ahantu yaturitse bampamagaye nkabura uburyo njya kuyifata dusubira inyuma gutyo ubwumvikane butangira kuba buke bubaye buke umwe muri bo yitangiriza ke kantu ku ruhande k'agafilime umwe muri abo bajya mu babiri ndamufasha ndagapushinga icyo gihe nari ndi mu bihe byiza ndi gukora kanajyaga ko muri campus ni kariye cyangwa na filime bita Marine Marine iriya ya Marine abantu bakunze nyirayo nawe twarakoranaga bamwita Gibson nakundaga no kumuvuga cyane kuri kamera uwo Gibson aza kuvuga ati mane njya agafilime kanje kakunze share yanjye hahita wa mutipe wundi wari urimo azana undi muntu w'umushuti we bajyamo agura iyo share sasa rero uwo mujyama kimara kugera nimba ari umunyamategeko nimba ari ibiki batangiye kwiga ko ngiye mbyuka nka Buganda ajya gufata inkuru Rusizi nje kureba Fabrice Nyamasheke ndagiye hirya no hino nje gushaka impano ndi kwiruka abandi bo babicaraga bari kuvuga Gakire tugomba kumukora muri system urugendo tukarusigara ari uwo munyamategeko na boss wa nyiri Marine impamvu mwise umunyamategeko wo twise umunyamategeko wo n'umujyama yazanaga inyandiko zimeze urya zuzuye banditse nkavuga nk'ibi bintu yabyanditse amajoro angahe koko bahoraga bandika ibintu nyine umva bari barasizemo imitego myinshi ngiye ntayizimana mvuga reka company dukore imana dutere imbere tubona amafaranga kandi ikizere kirari koko twigeze gukora araboneka ku rugendo nigeze kugira ibihe byiza urugendo rukorera amafaranga ruri mu maca nahagaze neza avuga kuba twaraguye rero twakongera kugaruka kuko ninjye narukoragaho imbaraga ndacyazifite harabura ko twumvikana tugashora abatipe rero ntabwo ibyo bintu bigeze babyumva ahubwo bo tageti bari bafite twarahoraga tugakora inama bikarangira mani ibintu re birapfa nabi batangira kujya nyine bandega ibintu ngo nyine ntabwo ngeze inkuru ngo kora zawe zo kujya gufasha ntizirebwa ntabwo ntabwo arizo nshyiraho gusa ariko nabwo ntabwo ngewe navuga ngo nabona umuntu nkeneye gukorera ubuvugizi cyane cyane uko nkunda abana bafite impano abantu rimwe na rimwe bababaye nkavuga kuba namushyiraho inkuru ikarebwa n'abantu 1000 cyangwa 2000 wa muntu bakamufasha no nawe n'umugisha wenda dusa nkaho dusimbutse gatora byaje kurangira umenye ko ari bo bakugambaniye bizana no kurangira umenye ko ari impamvu yatumye bashaka kuvana muri system kuntu rero nabimenye impamvu urumva abo bashakaga kuyisigarana nyine bayikoresha uko bashaka byiswe ko tugurishije byiswe ko tugiye kugurisha bibanza no kugorana mbanza no kubanza kubyanga nkavuga mani nkaryama ngatekereza ikintu nirukanse imyaka yose myinshi ari nge nakizama ari nge nabigezeho nge nyine abantu bashaka ko tukigurisha amaherere navuga ningisha inama abantu barambwira ibintu bitandukanye mu matwi binshange ndaryama mfata umwanzuro ndavuga urugendo TV ni nge narutangiye abantu bose kwari tumaze kugira from 0 kugera ku basabi 1,100 ingahe nukubera ngewe ni content nasizeho zagiye ziruzamura ndacyahari ntago mfuye why not ntajya gutangiza ibintu byanjye bimpa amahoro binatuma nkuru uburyo nshaka ko abantu n'ubundi bansapotinze ibintu byawe tutarahagera kuko niho turi buze gusoreza waje kumenya gute uwakugambaniye nyirizo navuga ati aha ti wa muntu rero ndamumenye niho hano ndi kwerekeza n'ubundi ibyo nindi kuvuga niho byari biri kwerekeza kujya kubimenya nararyamye nyine niho umwanzuro wuko tugiye kugurisha ngakora ibyanjye mu gushaka rero umuntu ugura umwe yahise abwira ati sha ari umuntu wigeze kumbaza cyane uri muri diaspora ariko ndamuha nimero zawe mwivuganire nahamagaye n'umuntu uri hanze ebana umukoboyi rwose nta nubwo yari kuvuga ati ni miliyoni zingahe n'amadolari yari kuvuga mu madolari nyine ibyaye n'ibyo muri diaspora ati henda n'ibihumbi bingahe by'amadolari turumvikana birarangira kwemeranya amafaranga ariko nuwo bari bakoresheje babandi babiri bakoresheje undi muntu kugira ngo bo
byitwe ko amafaranga ngo yabanyujijeho ngo yahaye ngo mwene wabo ngo kubera ko baziranye n'uwo ngo arayabaha ngo mwene wabo araje ngo dukore ngo imitation twandikirane mani birarangira umunsi wo gukora imitation byabanje kuruhanyaho gato bari gushaka gutwara izina ndoga mani mutware cano mureka izina ryanjye birarangira baravuga ati ngo na mu masezerano ngo mwari mwagiranye wari wemeye kuzamukorera ndavuga kumukorera ibintu biri ku ruhande ntago urajya kumbwira mukorere tutumvikanye gute urumva haza mwizo mvururu nazo biba nk'ibigiye no muri ribuho mani ndavuga ariko ubundi ndi kuruhanya niki nakicaye kumugabo agoye atari komeneka ndacyafite imbaraga mfite n'abantu ibyo byose inkuru nakoze ku Rugendo TV nziko zari inkuru nziza zagiye ziha abantu ibyishimo zagiye zinafasha abantu nubwo ibyo byose niyo baba abantu 100 bakaza gukora subscribe nkajya nkora ibiganiro ari bo abantu bariho banje bakunze ibyo nkora bazanshimisha mpita mfata uwo mwanzuro ndabarika nabwo yamuze dusinya amahoro aboneka twaje gusinya rero bazanya amafaranga buri muntu wese ajya afatuwe mugabane nako wabo sinawubonye ngiye bazanya yanjye umuntu umwe muri abo ngabo hari umuntu umwe bakorana wambwiye ngo gaki pole ihangane Imana tuizakugira neza abantu bashaka babazi ko bakurangije ariko bagusunikiye mu mugisha ibintu byawe byapanzwe kera twabaga turi kumwe bagenda babipanga ati sha tibarabiteguye nyine gusa wihangane tiwaragambaniwe tu ndabyora ndatuza aravuga nti sha numva nyine nje ntago nkunda ibintu by'amabwire n'ibiki navuze Imana reka ntuze kuko urumva mu mutwange numvaga ngurishije no mu diaspora ari ngagiye ashaka ko tunakorana wenda ndabyanga finally byaje kurangira hashize iminsi nk'itatu numva umwe muri baba type hariho video ye urumva channel yahise ijyaho umujyama wakoraga kuri 3D agendana navuga ko ngo ari we wayiguze mu byukuri uwo mujyama simuzi nje nta nubwo ndahura nawe muvunyi wo ni muvunyi ntago muzi nahari nareba iki kiganiro nawe arabizi agira nimero yanjye kwa kundi wenda ubu ufite nimero y'umuntu mu YouTube ukamuga ati wampaye uriya muntu wakoresheje ariko ntago nje nziranye na muvunyi yajya abwira abantu rero niwe twagoze sinzi ukuntu wagora n'umuntu mugakora imitation adahari ntago yari ahari nta nigeze nandikirana nawe kuko naravuze ati uwo muntu bita muvunyi bwariho nk'umukozi urumva baramukoresheje ariko nabonye ikiganiro kimwe cyumwe muri abo bantu kwari dufatanyije ari wowe bagikoze hirya nkajya numva ijwi rye arinde uri gukora ari we uri kubaza uwo muntu mwakoranaga muri ba bantu babiri ngo twese twagurishije buri wese yagiye wa mu partenaire wa mbere numva ariho ari kubaza umundi muntu arambwira ngo uwo muntu yaramuhamagara kumubwira ngo naguze urugendo wangira inama ruryo nakora ngo bigatera imbere ari kugisha inama undi mu YouTube mugenzi wacu man ndavuga nti ako kana ari kurumva nako kagiye kajyamo ntago kanagafashe neza nyine nahise numva nyizimwe akantu koko bana ndavuga nishaze ko bya bintu bambwiraga nubwo nari nzi ko ari imikino ndi kuvuga nti wenda wasanga ari amagambo ko ari byo man mpita numva ntangiye urundi rugendo rushya nibwo nafashe nashinze urugendo online TV bitangira igitekerezo cyo ndavuga nti ndamutse ndyamye ngahiranwa n'agahinda ndi no kubona message z'abantu bari kumbwira Samu Gakire twarakubuze kuri Rugendo TV ko turi kubona ibintu tutamenyereye urumva bahise bazana yindi angre ntari nsanzwe nkoramo nkanamona muri comment bavuze nabi abantu bakanyandikira Gakire ibi n'ibiki muri kuduha mpita mfata umwanzuro wo kuvuga reka nkore gukora rero sasa nise ntekereza ndavuga reka mbwira abagenzi banyenze ko ntabanye nabi Imana naraguha umugisha wangu baye mu bantu bake babashe kunyumva ko Imana turabavandimwe umwe nahamagaye bwa mbere nkigira igitekerezo cyuko ngiye guhamagara abantu baba YouTube naravuze uyu muntu ni inshuti yanjye nishimye niko kuvuga narahita byakirarira bavuga ati muhungu wanjye ngwino uhita ukora ikiganiro abantu bamenya ahandi wafunguye nkimubwira arambwira ngo ja ndumva bitumvikana uko ndi kumva ngo ubwo se ngo urabwira abantu iki ubwo se ngo ibyo bintu ngo wagurishije cano yawe ngo ntufite amafaranga se ngo se ngo urashaka kongera kubwira icyo abantu ndavuga mani nagambani wende kubikubwira nuko wenda utari gushaka kunyumva ugahita wumva ko nagurishije ariko nawe utekereza Urugendo TV ntago ari nge naba nabyutse ngo ngire ubushake kuvuga ngiye kurugurisha uzi ko ari wowe nakuraga umugati uzi ko ariko kari kazi kanjye ka buri munsi kaba ngiye gutangira hazire indi cano ntago wumva ubwo buremere ntago yanyumvishe abandi bantu nyine banyumvishe nawe urimo Imana ibaho umugisha cyane urakoze cyane
birangira umenye ko abakugambaniye ari uwo babiri twa kubera iki wahisemo kwita urugendo online TV ntago bisa nk'ari uguhangana nabo kubera icyo utabarikiza kuko irazina ndifite ne narafunguye urabona nkimenya ko izo mvururu ziri kuza natekereje kuri fungura gacano nubwo katara active ntago nakundaga kugakoresha cyane kuko naravuze ninjya kuyikoresha urugendo ruzahita rusubira inyuma ndavuga ntwitana nafungura aravuga ndanayandikisha aza company muri RDP urugendo online limited indi ya mbere yari urugendo limited ndavuga iri zina ni iryanjye wangu nararivunikiye nzi impamvu naritekereje nzi n'impamvu content nkora njya kuri tele nuko nabyise urugendo nje guhindura ibindi kubera iki zina ryanjye rindi rigihari ko YouTube ni ikibuga kinini sinzi n'impamvu abantu bagira amashyari wakora undi yakora nanjye nakora buri muntu wese akabona views akarebwa ibintu bikagenda neza ntabwo ari uguhangana kuko ntago dukora ibintu bimwe nta nubwo ngewe nibi biganiro ndi gukora kugira ngo abantu bamenye ko ahandi hantu nagiye ntago ndi gukora ibiganiro abantu babyumve neza hari n'umuntu wankoresha ikiganiro avuga ngo abantu bose ngo bari urugendo TV ngo mukorane subscribe mpitamuga ni no iriya ni channel man ndayikunda narayivunikiye stile n'ubu ngubu basize ikiganiro cyiza nkunda ndakireba nk'umufana nkuko nareba ikiga nkuko ndeba ibiganiro kuri Max TV nkuko nabireba n'ahandi hose ndabireba nta mpamvu abakoze subscribe hariya n'abandi bazakomeza kuzikora bagiho bareba ibintu nanjye baze ni nkuri ibintu ukunda uzubirebe dushyigikirane ibintu bigene man buriya gushyira hamwe nkuko nguko bunyeretse urukundo rukomeye cyane bunyeretse ko harimo bumwe nubwo rimwe na rimwe hari gihe nicaye ndiheba ndavuga ngambaniwe n'abantu bo mu kazi kanje abo ndi kwitabaza nabo mu kazi kanje ntago bari kunyumva ndavuga nisha bishoboye kuba ari nge mubi ntangira ko ariko singe mubi ubu singe ntumvikana ubwo abantu badatangiye kunyumva abo twakoranaga bakaba banjabuye muri systeme ntangira kwitekerezaho ndavuga ariko reka ngerageze n'ahandi buriya wasanga amahirwe agihari kuko rimwe na rimwe naravuze ibi bintu nabivuyemo ariko mpita ntekereza kuri nk'ubu pizo hari abana nakwiye ku muhanda benshi kubera ibiganiro nakoze ngikurikirana kandi urabizi nimba umwana tumujyanye kwiga umuntu wamwishyuriye wenda ari muri Belgique ntago uri bumamagara ngo umwana yagiye kwiga nibyo ari mu ishuri man we wakoze akavideo akakabona akakitegereza aba motivated yo kumva ko byibuza amafaranga yari kwishyura umuntu yageze mu ishuri umwana yageze mu ishuri akabona yambaye uniforme akabona umwana asa neza nimuntu akubwiye turi amukecuru akoresheje ukennye mugurire ibiryo umushyire ukabigura ukabimushyira akabibona arishima ariko ntago wamubwira ngo wa mukecuru yariye ibintu bimeze gutyo mpita mbitekerezaho ntekereza umutwaro mfite w'abantu ndi nkurikirana style na n'ubu ndavuga no ngomba gutangira urundi rugendo ntabwo nguye ngomba kubyuka ngakomeza ugomba kubyuka ugakomeza uyu mugabo twegeranye yarayitwa Rwema aza kugira inama numwe mu bantu bafasha abantu gutekereza bye cyane ndi umufana we uzamugire inama uyu mugabo naraguye kandi mukore ku bitugu umugire ni komera umuntu w'umugabo ubundi ni umuntu uhera kuri scratch abantu bavuga ngo bafite aho bahera n'ubundi ntaho bagera umuntu ugera kure ahera kuri scratch from zero to hero njya numva supermanager ariko avuga ngo yavuye from zero to hero biriya usibye kubyivugisha ashobora kuba byivugisha nuko ntarahura nawe nkabisuzuma neza ko yahereye kuri zero koko ariko biramutse ari ukuri from zero nibo bantu batera imbere cyane muzarebe ba Jack Ma mureba abantu nka perezida wa Zambia aguguna ikigori mu muhanda abantu bose bareba wenda nacyo ni umuntu wari ukimuhaye cyangwa yari afite ijana ariko reba aho ageze sibyo mu nzego zose ariko harimo entrepreneurship hatarimo ibintu by'amashuri entrepreneurship ntibisaba amashuri bisaba impano kavukire ukayikurikirana wayikurikirana ugahora uhera kuri zero n'ibyo ngibyo ngo cano bazitwaye niyo batwara 300 ugaruka ukongera ukajya kuri username na password ugatangira indi
Rwema akaza agakora subscribe bikarangira ukahita ubacaho ukigurira. baza ikibazo kimwe umukire Rwema. cyakoze umukire Rwema na Samu Gakire njye ariko bantuye hasi abisi ubu ngubu nkeneye amasengesho nkeneye ibitekerezo ndagukora ibitekerezo byiza ikibazo nshaka kubaza nk'ubu ushaka kuhaguruka kugira ngo mwegere ikibazo ngiye kukubaza ni ikibazo njya nibaza nk'ubu ngewe naguye hasi business yanjye yagiye hasi cyane nta investment mfite biri kunsaba kubyutswa n'ubushobozi ntabwo mfite urambwira ati from zero to hero gute umuntu ashobora kuva aho hasi yaguye nta gishoro. Urakoze cyane. Mu bidukikije ukoresha ibidukikije. Mu bidukikije hari umwuka duhumeka. Wabyutse ukawuhumeka ukabona biremeye. Ukazunguza umutwe gutyo ukumva nta hantu babara. Cyo ni igishoro kinini cyane abantu batabanza kwitaho bagiye muri business. Business ni ikintu gishyigikirwa n'Imana kurusha ibindi bintu byose bibaho ku isi. Imana ikunda business. Ngiye ikintu cyiza cyane. Urumva? Imana ikunda business. Mu ijuru hazajya abantu benshi. Bazajya abantu benshi? Mu ijuru. Bazajya babikoreye. Benshi se? Benshi. Ntago nzi umubare. Bibiliya tugendeye kubyivuga ivuga ko mu ijuru abagenda mu rugendo rwa mu ijuru banyura mu marembo abiri rimwe rinini cyane rigari kurinyuramo byoroshye cyane hakaba n'irembo rifunganye iryo mvuze mbere rigana ngo mwirimbukira kurigendamo rwose biroroshye n'ukugenda wisanzuye nta kibazo hanyuma irembo rifunganye ryo kurinyuramo ngo birakomeye cyane harimo ibibazo bikomeye n'amahwa n'inzitane ariko ku iherezo ryayo hari ibyiza hari ijuru. Muri business rero business uzabanze witegereza ikorwa n'abantu 3 cyangwa 4 kwijana ku batuye isi bose. Basoze uranyemerera uretse gato muri abo rero kuko ari bo bake ni naho hazatoranywa bajya hehe abajya mu ijuru. Ndetse no muri babandi 95 basigaye hazajya havamo bake bajoyininga 5 ariko uko bajoyininga 5 ni nkuko wasuka amazi mu nyanja ntiyuzura bizakomeza kuba iyo proportion bake Imana ishimwe niba uri muri 5 kubera iki Imana ishimwe ko waba uri muri 5 kuko uvuga uti mfite business ariko yatuwe hasi iturwa hasi n'abaki nicyo ntabashije kumenya n'abagenzi be nabo bakorana abagenzi bawe mwakoranaga so igiti kirimo imbuto nziza nicyo abana birwa bahanuramo za mbuto nicyo birirwamo bariya bakugushije hasi ni abana bari mu giti bishakira imbuto ariko za mbuto barazijyana igiti kikagira gute kigasigara. Imana ishimwe ko wasigaye ushobora rero kongera ugatangira ibintu byawe uhereye kuri zero from scratch to hero from zero to hero guhera kuri zero bisaba ikirere bisaba kureba ibigukikije duhereye kuri wa mwuka ukumva uri muzima ubuzima bufite ni igishoro kinini cyane. Icya kabiri reba mu bigukikije ko nta muriro uhari si YouTube cana mwavugagara kugira ngo ikore bisaba internet n'umuriro wo gucaginga telefone kandi telefone urayifite kuko utayifite nta kuntu waba wahuye na kasiye pizo sibyo ibyo birahagije kugira ngo utangire ikindi kintu noneho ibindi bigusange mu rugendo. Imana irakubaza iti ufite iki ngo mpereho. Abantu bose bateye imbere muri Bibiliya dufite ingero nyinshi cyane aho Eliya yagiye ageze ahantu hasanga umukecuru usigaje ifunguro rimwe gusa ry'ubugari agafuka ubugari n'utuvuta ngo agiye kubisonga babirye n'umwana we nibarangiza bipfire ati nzanira hano arabizana. Imana ihera aho ngaho
irabizamura biba byinshi. Nibyo rero reka umukire tumureke ubwo yikomereze n'izindi gahunda ariko hagati aho ngo nyuma ubwo muraza gusigarana ka nimero ko azagufasha umukirera ko azagufasha umukire. nshimiye ikintu kimwe mbwiye ati Imana ishyigikira business. Ufite iki donc Imana iravuga ngo ufite iki ntereho na Yezu wibuke ahaza abantu 5,000 hatabariwemo abagore n'abana. Intumwa zaraje nukura abantu inzara irabishe bamaze iminsi 3 ahangaha urabona bigende bute ariko se biragenda bite nyine mufite iki kwanza nta kintu na kimwe dufite ntacyo twabonye umwana hari afite amafi 2 n'utugati 5 okay munzanire hano cyagenze gute imigati 5 n'amafi 2 byahagije abantu 5,000 hatabariwemo abagore n'abana birasaguka kurikira uwo murongo maze uzareba. Yes nibyo reka twisoreze ikiganiro ubwo arakoze cyane Rwema kuganiriza Gakire w'umukire nawe n'ubundi hanyuma tugana ku musozo rero abantu bagende bakore subscribe ku Rugendo Online TV bagushyigikire bagusupportinge baguha ibitekerezo yaba mu buryo buri morale mu buryo bw'amafaranga mu buryo bw'ibikoresho shano kuri turifuza kongera kukubona ushininga nkuko n'ubundi byari bimeze ku mutima hari iki tugana ku musozo. Ku mutima hariho ihumure nk'iryo mpaye n'ubundi unkomereje umutima cyane ko byonyine kuba unyakiriye umwanya wawe umpaye ni ibintu binshimishije cyane. Ikindi nuko mfite ubushake n'ubushobozi bwo guha abantu ibiganiro byiza bwo guha abantu ibiganiro bari bamenyereyeho babandi bari kuvuga ati waraguye ubu none nahagurutse ibintu bigiye kugenda neza cyane abantu bagiho uze kubashyirira akalinki munsi kubera ko hari abantu wenda ubwira ati Urugendo Online TV narubuze babyandika bate wenda baze kujya bageraho mu buryo buboroheye bakore subscribe ubundi nkeneye abantu ubundi ikintu kiri kunkomeza cyane nuko ndi kubona ko mfite abantu kandi n'abantu bagiye kuza gukora subscribe bavuye hano kuri Max TV ndabishimiye cyane. Nibyo ngibyo rero tumushimire cyane ndetse tunamukomeza ubwo nizere ko nukuri abakunda Max TV mugiye kwita munamukunda mumushyigikira mukomeze kubana nawe of course kasi episode that's my name Kabu.